nuko bikaze my friend. Bagitwakiye mu kirere. RDF hano nayikuriye ingofero dore ngicyo hejuru. Byokotsi hano bari kubiturikiriza hejuru nta ku butaka. Iron Dome hano. Ibihe byiza mwe mukunda kubana natwe, amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Zimwe mu nkuru ziri kugarukwaho cyane ni inkuru itari nziza kuko nakeza k'intambara. Tuje kwibabwira kugira ngo dufatikanye dushyire hamwe mu gusenga dusabirane nanone nk'umuryango mugari, Imana iduhereze amahoro, iduhituze yaba mu bavandimwe natwe kuko byatangiye kutugiraho ingaruka zigiye zitandukanye nkuko tuza kubyumva. Bamwe mu baturage twagaririye biyo hirya za Rubavu. Mu burengerazuba bw'u Rwanda hari intambara ishyamiranyije ingabo za leta FARDC ziri kurwana n'umutwe w'inyeshyamba wa M23. FARDC ikaba ifatanyije n'imitwe igiye itandukanye harimo ingabo z'igihugu z'Abarundi Wazalendo n'ihuriro ry'ingabo zishyize hamwe zo mu bihugu bigiye bitandukanye zirimo za South Africa, Tanzania, Malawi ndetse n'izindi zigiye zitandukanye. Hakaba harimo MONUSCO, harimo ndetse n'abacashuru. Abo bose bari kurwana n'umutwe umwe wa M23 uri kuvuga yuko uri kurwanira uburenganzira bwabo bwo kwishyira no kwizana. Iyi ntambara rero ikomeje kuba mbi cyane nyuma yuko muri kino cyumweru dusoje guhera kwa kane bafashe umujyi wa Sake baramanuka. Baravuga bati turashaka gufata Goma noneho, barabimenyesha bibwira abantu kwa gatanu. Bamwe mu bantu bakorera ndetse n'ibigo bikorera muri Goma batangira kubishyira mu bikorwa no kubahiriza iyo gahunda, bavuga bati uyu mutwe nta mikino ugira, reka twimuke. MONUSCO niko gufata abaturage bayo ndetse n'abakozi bayo iburuza indege, bamwe berekeza muri Entebbe mu gihugu cya Uganda. Abanyakongo bafite akabo bari batubiye muri Goma bifite bafata indege berekeza Kinshasa mu murwa mukuru. Abandi rubanda ruri aho ngaho hagati na hagati rwerekeza mu Rwanda mu mujyi wa Rubavu. Mwarababonye bakurura n'ibikapu binjira mu Rwanda baza nabo guhunga iyo ntambara. Icyo gihe bamwe baravugaga bati ntabwo bishoboka, iyi ntambara ya 23 ntabwo ishobora kwiteza kuza ahangaha, yabaye igiye kwiroha mu muriro byaba ibindi. Bamwe bati intambara ya nyayo itangira noneho kuko hariya Goma yegeranye n'u Rwanda koko, kandi nibyo. Ati Goma n'u Rwanda biregeranye cyane, birafatanye. Goma na Rubavu birafatanye cyane. Ubwo rero kurasana hariya hagati aho ngaho, zimwe mu mpuguke ndetse n'abanaliste bagiye batandukanye no kubanalizaga bakavuga bati M23 ntabwo ishobora kuba yakwataga Goma. Bidatinze kwa gatanu tujya kubona igihugu cya Tanzania cyohereje izindi ngabo n'ibikoresho bishyashya. Tubona Kongo irimo irohereza mu Kivu amato arimo ibikoresho by'intambara bigiye bitandukanye binaremereye. Tukavuga tuti intambara igiye kwibindi M23 nago izigera itera. Ku cyumweru rero ntibyatinze, ku cyumweru nibwo urugamba rwa nyarwo rwaje kuba rwatangira mu rukerera guhera mu saa 9 z'ijoro. Abantu baturiye mu nkengero za Goma hiryo ngiyo no mu birunga bya Nyiragongo batangiye kumva urusasu rw'urufaya. Ingabo z'Abarundi, ingabo za FDLR, FARDC, Wazalendo, Sadak ndetse n'abacashoro bari tayari bavuga bati 23 niyishuka ikaza turayirasa. Byarabaye rero sibyigeze bitinda, 23 yaje kuba yakwataka. Urugamba ruratangira. Mu gutangira bamwe mu basirikare ba FARDC ubwo n'abandi bose bafatanyije kurwanya iyi M23 bagenda basubira inyuma ariko bagana ku mupaka w'u Rwanda. M23 niko kubita yegera imbere, ibakubita ibasunika, irabasuka mapaka, irabazana. Bose baza kubona nta handi bahungira. Haza kugaragara amwe mu mavideo aho bamwe mu basirikare ba FARDC na Wazalendo bagendaga bahohotera abaturage b'iki gihugu cyabo cyangwa uyu mujyi wa Goma, babaka amafaranga, babambura, babasahura, bagira gute. Bose bakerekeza ku kibuga cy'indege cya Goma. M23 imaze kuba yabimenya itanga itangazo rikira hanze ryihuse ryuko ifunze ikirere cya Goma, ifunga amashanyarazi, umuriro n'amazi,
ariko ibyo byari byakozwe mbere, ihita ifunga ikirere cy'indege. Indege sizabasha kuba zaguruka ngo cyangwa zihagwe. Ako kanya ahita itanga itangazo iburira abantu bose izi yuko badafatikanije na FARDC, yuko bamanika amaboko bakigendera. Ubwo hari harimo ibihugu bigiye bitandukanye byari byaje nabyo byaje gushyigikira uyo FARDC. Si byatinze rero ababyumvise barabyumvise ubwo butumwa bo bwarebaga barabwumvise ubwo ngubwo. M23 iza gukomeza mu masaha ya saa 8 hano i Kigali mu Rwanda. Intambara yabaye intambara, ibisasa ari bisasu, abantu bari kwasiga ubuzima, bamwe bahohoterwa na FARDC. Mu mashusho yagiye hagaragara bamwe mu baturage batigeze bahunga banze gusiga ibyabo, baravuze bati naho dushobora kuba twajya ngo duhungane namwe FARDC ndetse na Wazalendo, kuko mwe muraduhemukira. Bamwe mu birikodinze bari mu mazu yabo, hari abihishe munsi bitanda bakavuga bati naho twajya dutegereje M23 y'ukwiza. Mu isengesho ryabo basenze ati Mana dufashe M23 ize iturokore, nibwo tubona kuva mu mazu tukabakira n'impundu nyinshi. Saa moya za hano i Kigali mu Rwanda nanone bidatinze, M23 yari imaze gufata ikibuga cya Goma cy'indege ndetse n'umujyi wa Goma wose. Itanga itangazo iravuga uti ubu ngubu birasobanutse abaturage, nta kibazo, nimuze M23 mu kwinjira mu mujyi muri kwibona. Abaturage bayakiranye yombi n'amashyi menshi cyane, bayikomera amashyi, bamwe bayiririmbira. Hari n'abanyuzemo banayiririmbira muri muno buryo bwacu twajyaga turirimbamo, yego, cyangwa dukunda kuririmbamo, uti yaturindiye umusaza izaturinda natwe. Ariko bo bakabivuga bavuga Makenga wabo ariwe muyobozi mukuru wa M23. M23 imaze kuba yafata uyu mujyi, FARDC ntabwo kwavuze yuko yaje kuba yacika, noneho yaje kuba yahunga. FARDC yaje kuba yahunga, ishyira intwaro hasi, bamwe bashyira intwaro hasi. Mbere yo kuzashyira n'itangazo ya 23 saa 9 z'ijoro yaraye ishyize hanze, iravuga iti bamwe mu bantu muzi ko mufite intwaro ni mumanike amaboko muzikikirize MONUSCO, nta kintu tubarwara. Mwana bibonye hari bamwe mu basirikare batangiye ba FARDC batangiye kuba bava bacika, bakubata kugira ngo turaswe cyangwa dufatwe na 23 reka duhungire mu Rwanda. Barahunga baje hano mu Rwanda, u Rwanda rwabafashe. Igisirikare cy'u Rwanda kireta yari hariya mu makuru nabashije kuba nakurura ejo nari ifite, nuko kabisa ku mipaka harenzwe cyane. RDF iriyo, abasirikare bari ngo ari umutekano. Ejo nuko byari bimeze, ariko uyu munsi mu gitondo cy'uyu munsi, kuri uyu munsi ku itariki 27 byahinduye isura, kuko FARDC yanze kuva ku izima ngo irekure, igaruka gutera, ishaka gusubirana uyu mujyi wa Goma, nyuma yuko leta y'ikishaza yavuze yuko itazigera yemera yuko ibyo biba. Batatse, FARDC yatatse, mu kwataka iri kurasa none ibisasu bikagwa hano mu Rwanda. Gusa si byose, kuko ubwirinzi bw'u Rwanda bwa Air Defense System buri gufasha ingabo za RDF guhagarika ibisasu bya FARDC mu kirere zikabyica. Mutuvideo muri kubona n'amajwi y'abantu tuza kubakiniraho gatoya muraza kubyumva. RDF hano nayikuriye ingofero dore ngicyo hejuru bwa Air Defense System bari kubiturikiriza hejuru. N'ubwirinzi bushobora gukora aho igisasu gishobora kumviriza ikindi kigenzi cyacyo, ubundi bakacyohereza kikagenda kikakirukankana paka kikagihagarika kikakizimya. Nibwo bwirinzi RDF iri gukoresha. Ari niyo mpamvu umusaza umukuru w'igihugu yatubwiye ati ni muryame mutuzi.
ariko bamwe mu baturage ntabwo bari kubyumva neza. Hari bimwe mu bisasu biri kuvugwa yuko ngo byaguye, hari n'andi makuru biri kuvugwa yuko mu mujyi wa Rubavu ubuzima bamwe butari kugenda nk'uko byari bimeze, bwahagaze, nta bizinesi iri gukorwa, abantu bavuye ngo mu byabo, bamwe bari guhunga. Ni mu ijwi ry'umuturage rwavuganye ahangaha muri bwaze kumva ubuzima ukuntu bumeze. Ariko ubwo bwirinzi bwa air defense system buri gukora cyane mu mavideo muri kubona. Hari n'abanyamahanga bari kubwogagiza kabisa bavuga bati wow, u Rwanda rwarakoze, ni byiza cyane. Rero ngo ubuzima bwahagaze ni Rubavu kuko nta modokari yinjirana n'isohoka, nta activity nimwe iri gukorwa mu mujyi wa Rubavu mu bivugwa. Nta makuru nabanje kumva ari umuntu yamaye kuri telefone arambwira uti ntaboneka imodokari twazibuze, mutubarize gutya bimeze gute. Rero mu kubasha kumenya ukuri kwabyo naje kuvugisha umwe mu baturage baturiye hariya n'ubundi Rubavu, aza kuduhereza ishusho y'ukuntu Rubavu umeze ubu ngubu n'ukuntu umwuka umeze hagati ya Goma na Rubavu, kuko abantu batazi Goma na Rubavu ni imijyi ifatanye iregeranye cyane cyane kabisa. Reka twumve ukuntu bimeze n'umwuka waho, ukuntu abaturage bameze n'ibyaho. Ubu ngubu situasiyo ukuntu imeze, abantu baturiye Rubavu situasiyo imeze nabi cyane, kubera ko maze kuvugana, maze kureba uko byari byifashe aho nari mpagaze. Umumotari n'undi muntu twaduhagararanye iruhande bamurashe. Amahirwe nyine nagize njyewe ni uko nagiye nsa nk'uri gusatira igice cyo kujya ku Kivu, genda muhunga, ariko ngeze imbere yanjye cyahise kigwa hafi yo kuyereka ku muntu hazi. Ngeze imbere kuyereka indi karitsiye isa n'ujya kuba yumva ujya muri SD, naho cyahise kigwa nyakura amaguru nko muri metero nk'eshanu. Ariko situasiyo Gisenyi imeze nabi cyane, kuko ntibyemere kwinjira muri Gisenyi, umuriro bawukase, network na mugore zagenda zicika gake gake. Muri uko situasiyo imeze ntabwo ari situasiyo imeze neza. Abantu bari guhunga ari benshi cyane. Abari guhunga ni abavuye za Goma binjira Rubavu cyangwa n'ab'i Rubavu nabo batandi guhunga? Abari guhunga abantu bavuye Goma na Rubavu, kuko Goma bari guhunga ari benshi, ariko na Rubavu abantu batuye igice cya Mbuganga ari hafi ya yose, ukagera ku bitaro bya Gisenyi. Yego, abantu barimo barahava, n'abandi bantu bari za Brasserie naho numvise ko naho barashe, barimo baragenda begera inyuma. Icyo gisasu wari uvuze yuko bari bateye nike mu buhe bwoko, bagita magana inka sangahe? Igisasu rero icyo barashe sinzi ukuntu nakita, ariko ni igisasu kinini, numvaga bavuga ko kiri mu bwoko bwa niba babyita niba ari BM, ubwoko bwa BM, ubwoko bwa BM. Yego. No mu gice cyo imbere yo mu rugo cyahaguye, maze kugwa bibiri bya BM bibiri. Kimaze kwangiriza amazu yasenyutse. Urebye ni kucyo situasiyo yifashe. Uwo mutekano cyangwa mwatangiye kumva urwo rusaku rw'amasasu ryari? Yewe urusasu twatangiye kurwumva mu gitondo guhera mu masaa 10 kuko ni nabwo natangiye kumva harimo amasasu yoroheje. Ubwo bigenda byoroha atari cyane, harimo amasasu barimo usabumva harimo amashanyigani nk'abasanga bari kurashisha imbunda ntoya. Byaje kugera nko mu masaa 4 nibwo igisasu cya mbere cyakubise kuri Petite aho nari mpagaze. Ubwo ntangira kwirukanka cyangwa uburyo ngomba gukusha, kuko bageze abatujya ko tugomba kuva mu nzira, kuko byari bisa nk'aho batangiye kurasa mu Rwanda. Kuri Petit mwebwe mwari mwagiye mugiyeyo mu buhe buryo? Twagiye mu buryo bwo kureba uburyo umutekano wifashe, kuko bari bavuze ko bafashe Goma, tugira ngo twumve ko umutekano wifashe, kuko n'akantu activite zazikorwa nk'ibisanzwe, abantu bacuruza, bamwe bamanuka abandi bagenda, ubona nta kibazo. Rero ayo masaha hagati ya saa 4 na saa 5 nubwo byaje kuba bibi kurushaho, rero nabwo abantu batangiye kujya bahunga. Nk'umuntu rero uri kuri tele wahageze, abantu bongeye kubyutsa iyo ntambara baba bari ku ruhe ruhande? Ubu ngubu
ari ku ruhande rwa FARDC kubera ko bahoze barwana kugira ngo M23 kuko bahoze bavuga ko M23 yafashe Goma rero FARDC niyo yatangije urwo rugamba M23 igerageza gushaka gutsinda kuko bari batanze amasaha 24 harimo bamwe bari batangiye kwiripotinga bataje imbunda kuri Grand Barriere igeze nyuma aho ngaho nibwo byaje kukara bamwe banga gusubira inyuma no gusa kwiripotinga niko byaje kuvamo imirwano ikomeye. Biri kuvuga ko bamwe mu banyarwanda bari bagiye aho ngaho kuri Petit Barriere bamwe bahise babasubika ngo bagende. Yego bamwe mu banyarwanda bari kuri Petit muri mirimo bisanzwe kuko bumvaga atari ibintu bikomeye byari ibintu byoroshye ubona ko activite zakomezaga nk'ibisanzwe kuko hari n'imbunda ntoya wumva bitatera abantu kuba bakomeza imirimo yabo isanzwe kuko byaje kuba biri nyuma y'ayo masaha ariko ubundi ubuzima bwari butanzwe byari bumeze neza nta kindi kibazo cyari kirimo. Biri kuvuga kare twaguhoze tugushaka nimero yawe twayibuze tugira ubwoba yuko bashobora kuba bari bakujyanye. Oya ku ubwoba impamvu bari bambuze bakubise igisaku imbere yanjye bagitera imbere yanjye yari ndi kuri telefone bangomba yuko nyishyira mu mufuka narwana no kureba uburyo nagenda nikinga ku nkingi kubera ko barasaga mu Rwanda za mashini gani kuko amasasu amwe namwe yahoze yinjira kuko naho nari magaze iruhande rwanjye isasu rimwe ryahageze biba ngombwa yuko tugenda twikinga ku nkingi biranagorana cyane kugira ngo umuntu yongere kumfatisha. Ese ubwo FARDC kuri kurasa mu Rwanda ubwo byaba ari amahoro? Nkubwira ngo byaba ari amahoro ntabwo naba nkubeshye nta mahoro arimo kuko biracyagoranye intambara rero niyo n'ibindi bindi kuko twayitekereza ko twayikekaga siko tuyibona niyo mpamvu nakubwira ngo biraza kuba amahoro kuko ni ukurasana gukomeye. Okay, reka twigarukire ku buzima bw'abaturage b'i Rubavu noneho uri mu Rwanda wowe. Yego. Ubuzima activite zimeze gute aho nga mu mujyi wa Gisenyi? Mu mujyi wa Gisenyi activite no guhunga nta muntu uri guhagarara ngo uravuga hari ikindi kintu ugiye gushaka cyangwa hari ikindi kintu ugiye kureba activite no guhunga nta kindi no gukiza amagara yawe nta modoka iri kwinjira muri Gisenyi nta moto yemerewe kwinjiramo urumva rero ubuzima ni uguhunga uko bishobotse ukareba uburyo wakiza amagara kabisa. Ubu abaturage bose batuye mu murenge wa Gisenyi mu mujyi wose hasi bari guhunga. Abaturage bo ushoboye ari guhunga abatuye mu mujyi wa Gisenyi nta muntu uri kubona ko uzi kugorana n'uri gusigara mu nzu agakinga ariko kubera ko amasasu amwe namwe ari kujya yinjira mu mazu n'ibisasu binini rimwe na rimwe biri kujya bigwa ku mazu y'abantu uri kubona uburyo ahunga ari kujya ahunga ubwo nyine yagira amahirwe kitamufata ubwo akaba yagize amahirwe. Hari amakuru ahari yuko ngo na gare yaba yafunzwe neza kuko yo inegere Petit Grande Barriere. Yego gare yabaze bayifunga kubera ko baze bareba ahantu cyane cyane hari activite z'abaturage niho barimo barasharinga barasa FARDC ni muri kwerekeza ibisasu. Yego ni kwerekeza ibisasu. Gare bahise bayimuriye kuri aho bita kuri centre culturelle kubera ko naho byabaye ngombwa ko kuharasa bongeye bazamura amamodoka ari gutegera hejuru kuri koresha ushoboye ari gutega moto nizo ziri kuzana abantu nabo ni zimwe na zimwe ziba zikiri muri Gisenyi. Mu bantu muri kugenda muracyakomeje guhunga? Turacyakomeje guhunga muri kwerekera he buno? Ubu ngubu ari gushobora bari kwerekera ahangaha Mahoko abandi bagakomeza baza mu mujyi wa Kigali abandi bakaza i Musanze mu bose bagiye tuvugana. Ubu mwataye ababyeyi bamwe mu mago n'ibindi musibi ingo? Ubwo byabaye ngombwa kuko ababyeyi bamwe na bamwe byatangiye bavuga ko byoroshye aho byageze rero bigakara ku bantu badafite intege nyinshi byabaye ngombwa yuko ubwo bakomeza gutegereza ngo barebe uko bizakomeza kwitwara byaza kugira ku mugoroba ku mugoroba bavuga ngo uko byaba bameze kose bashobora kuza wenda gushyiramo agahenge k'umugoroba abantu bakareba uburyo baza kuva mu mazu. Yego naho ubundi abenshi ababyeyi babo bakomeje kuguma mu mazu.
ubu mujyi wa Rubavu neza neza pepe nta nyoni itamba naki. ubu ngubu nta nyoni itamba bitewe n'ibisasu bihari kugira ngo umuntu uri gutamba hariya uri guhunga nawe undi kuvuga ngo urabona abantu bahagaje bakundi bakuraga ibikundi ntabwo byakunda ntabwo biri gushoboka kuko barimo barabwira abantu bajye mu mazu cyangwa bahaze bahunge kuko ntabwo bajya kujya ku karubanda ubona aho biri guca amaguru nabo birimo niyo biri gusenyera ibyabo. ubwo ni ko ubuyobozi bwababwiye bw'umujyi n'ubw'akarere. ubuyobozi bw'umujyi ntacyo bwari bwatangarije abaturage bakubwira ngo barimo barahumuriza abaturage ariko umuturage uri kubona ibiri kuba we aragerageza kuba yahunga kuko ubuyobozi ntabwo bwamura abaturage ahubwo bugerageza kubahumuriza no kwanga kwirukanka kugira bataza guhura n'ayo masasu. biracyakomeye ariko turakomeza kwihangana turebe uko amasaha agenda yicuma turi ko biza kugenda bimera.